Wachwa. Wachagenze. Wachagenze? Wachagenze mama wako. Mama wako? Agenze wali moto atu motoka. Avuze biki? Mu modoka wagenze gire kugenda. Wagenze. Ma iki kibazo ngiye kukibaza Innocente. Ushize niwe nakibajije. Nukuvuga ngo urabona ari yaciye mu bitari byiza cyane mwana acanye mu mwese kwanza. Uko habagaho mutumvikana ugasanga tukana ugasozi ugasanga nawe uhuye n'ibibazo ugiye ku gasozi uri rukanse. So guhinduka kwa Sadunda niki byagufashije nkawe cyangwa niki byagufasha mu muryango? Yego. Okay. Hanyuma Sadunda kuba uri kumwe n'umugore wawe ndetse n'umwana utuje urumva umeze ute? So ikintu cya mbere na mbere kiruta ibyo ariko urugo rweza rurimo amahoro niryo juru rito burya bajya baririmba. Kandi nubwo nawe ntacyo mufite kintu ntaburara mwabwirirwa mwakora iki ariko iyo harimo amahoro ari umunezero. Nta kindi rero kimpa imbaraga ibyo nkora aho njya hose ibyo ntekereza ibyo bijyanye n'iby'amasengesho ujya mu byumba by'amasengesho nawe? Sadu uzatangira gukora umurimo w'Imana ryari? So ni ibintu iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanizere ko umeze neza cyane udukurikirana munsi ku munsi. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane kuri Manzi na Innocent TV. Nizere ko umeze neza cyane nawe utameze neza ejo uzamera neza. Umeze neza umwana? Usizocha? Yes, ngisi pass ngo cyatanga tuzakanzobere shambre byazo mutabademu cyangwa se gahankananiye. Ababonye kuri screen muri kubonaho abantu batatu harimo papa na mama n'umwana. Ari kuvuga ikiganiro ngiye babyancanze. Manzi katwakire. Murakoze cyane. Kutwakira nanone. Okay. Innocent. Umeze neza? Ndashima Imana. Yesu nashimwe. Amen. Usizocha? Gendi. Avuze iki? Avuze iki? None yo uramusuhuje waramutse gute? Ntabwo ati naramutse neza nyine. Jondi. Gendi. Nese kwa numva basubiza bizabirungi babyifashe bite? None insubizanyo zose zibari inyikiriza. Zose bari kimwe. Mwana zobwenge ntazi icyongereza cyinshi. Nyine ni bisanzwe raho. Uko biri kose narago kinyarwanda nagacyumva. Nagacyumva ubu nta nagake yumva usubye kake we. Ndakumva nuko nawe ushobora kuba wumva ikiganda utagisubiza. Okay. Ukumva ibyavuze ariko utabasha kubisubiza. Nawe rero ushaka kuvuga uti genza n'amazi. Kagenda kayaza. Nako ntabasha kuba yagusubiza. Ntabasha kuba yagusubiza nyine cyangwa bamuhakanire cyangwa ase Sadu wabaye Uganda warereweyo madamu ne warereweyo ko mwese ikigande murakiza. So nta umuntu ubuzima butamwerekeza. No muri Amerika bunjyanyeyo najyayo kandi nkabaye. Umva rero ko umuntu abizi ntango iki yego ndahazi. Sometimes nshobora kubonana nabayeyo ariko nyine ni rwego rw'ubuzima. Na madamu nuko ese iwe ni wabo. Iwe ni wabo.
namirembe jani gasoro ni kisoro cya nahagana Dadu. mbara Abana agiye amaduka. yambara se ko bavuga ikinyankore bavuga ikinyankore cyenuye Kampala urenze aho bita Kiboga kiboga butuye hoya niho iwacu batuye udiye Masaka aje mu Uganda sana gace bita Masaka abana babyina ukuntu n'abana ariyo babana babana bantuza Masaka Kids Masaka Kids zayo ngo so tubashimiye cyane kuba mwaje kwakira ubutumire bwacu byoroshye kuba twahura ariko by'umwihariko none nubwo nkubonye maso ukeye nta bitotsi byinshi ufite ubushize warafite ibitotsi byinshi cyane ntago murakwiye guhoraganya nangwa se nga sinakubwiye nti ujya bwitwa ejo cyangwa mbara bukeye nuko nyine okay akazi byifashe bitese nagura abona gukorera kubera uyu mwana naho uyu mwana ukuntu akubagana biragoye cyane ko ari abantu baguha akazi ufite umwana okay manzi we bifashe bite shara kubeshye nyine ni ibisanzwe ibisanzwe nta kintu kiba kiraho gikaze tu ibisanzwe gusa nyine urebye mu rugo pe nyine uko yigize amahirwe ukabona bukeye nyine undi munsi Imana bayongeye ku buzima bwawe urumva rero nta bidanje birimo ibisanzwe muri make duherukana hari ibibazo ku kazi wakoraga byakemutse gute ndase ngo mbivugeho urumva nakubwiye nti hari abantu haracyariho abantu so rero uko byagenze hari umuntu bwampamagaye ambwira ati tuza kuko nyine barabimenye ko ibikoresho byabo babitwaye nk'uko navugaga nti bizahagarara ijana kubera ko batwayemo izo sima ebyiri yego batwaramo hari urugi batwaye bari gushira ku gikoni hari binuza urugi rwa 70 sima za 50 na 20 n'izo twuma tubiri batwariye 30 so urumva rero nyuma rwo umuntu yampamagaye se babimenye byagenze gute ndabubwira nti babimenye kandi banditse nyine njyana hafi amezi agera ari 5 na oya byihorere asanze arangaye yamubwiye arayohereza ayohereje ubuzima burakomeza urumva rero mpamvu bwana abantu beza bakiriho abantu beza bakiriho nubwo nyine biba bitoroshye babigoranye ariko abeza bo baracyariho okay hanyuma Innocent wowe wenda urugero wenda hagiye no minsi nturi gukora umwana ari mu rugo kandi umugabo buriya nanone nk'ibibazo yahuye nabyo nawe warabyumvishe kurya abari ikibazo nicyo ugerageza gukora wowe urasenga hari abantu bajya gusenga bavuga ati Imana irakora ibitangaza turye ariko yuko no igihe bari mu butayu Imana yabashije abigishwa ngo ufite iki usigaranye imigati ngahe usigaranye amafa ngahe gusanga byonyine nta kintu bimara bisaba yuko nawe hari ikintu ukora ku ruhande kugira ngo Imana ikigure mu mugisha ubwo rero niyo mpamvu ubwiye ngo hari igihe mbona nk'ibiraka runaka igihe mbona nk'umuntu nkamuvomera singiye kuba ngo wenda mufite akazi gahoraho urabona ntabwo nakwicara ngo gusa ndebere urumva umugabo nimba abona amafaranga ku kwezi usumva ku kwezi ariko kwadutunga
bishoboka niyo mpamvu rero iyo mbonye ikintu cyo gukora ndakora kaboneka nkizera ko ejo kizaboneka gutyo ntabwo nakwicara nk'iyo gusa bijyanye n'iby'amasengesho ujya ujya mu byumba by'amasengesho nawe ntabwo njya mbishobora Sadu uzatangira gukora umurimo w'Imana ryari so ni ibintu umuntu nakubwiye ubushize ko ari ibintu umuntu ari gutegura ntabwo wabifatanya n'amarondora n'amajoro ikindi nibura ayo majoro bugacya muri weekend nkora nijoro iminsi y'imibyizi nkora ijoro so rero ubwo ni ukubyegeranya nkareba ko nazabonamo mu minsi nkafatiraho ariko ikiruta byose ndi kubitegura ko wenda iminsi ishobora kuzaba iri imbere tuzajya dufatanya baganira n'abantu ijambo ry'Imana binyuze ku platform atandukanye naho ubundi binyoroheye ariko uko biri kose Imana nibishaka bizakora so n'ubwa ari kamera na cameraman yahuza bivuga inyuma ya kamera avuga ati n'ubwa mbere ngiye mbonye Sadunze yicaye na Innocent batuje nta mahane bafite cyangwa se kubwirana nabi ahubwo batuje mu buzima babayeho urabyumva gute Innocent muzi gukora iperereza muzagenda mwaka akazi muri RIB ko iperereza ryo murarishoboye turagerageza ntibyo kwishimirwa wa mugani kuba twicaranye turi batatu ubundi umwe yabagaho ukunda abaho ariko turi hamwe turi batatu umuryango uruzuye cyane kubishimirwa Sadu wowe urabyumva ute so njyewe kuva ngo ndabyumva nte ibi ni ibisanzwe ntabwo ari ibintu bikomeye nako byimera ko aho dukurikirana ubwa mbere babonye muri batatu ntabwo ari ubwa mbere atari ubwa mbere hose ubwa ntabwo byabiherutse nyine ntabwo byari biherutse so rero ni byiza ni ikimenyetso kigaragaza ko ibintu ari amahoro n'umutekano ntabwo mwahora rega muri mu mishwano buri munsi mu ntambara mu mahane mu matike kiragera namwe ubwanyu mukabona ko muri abantu yego iyo muhora mu mahane mu matiku n'abantu ubwabo barabarambira barabahaga avuga bati se ngo zanyu nizo zihorana amatiku zihorana mu matiku murambara mu biki zaravumwe zararozwe byagenze gute ugasanga barabarambiwe ariko igihe kiragera ukitekerezaho ugakora ibikwiye nyine nk'umuntu uhoze mu ntambara umwana se waba umwereka urereye n'abandi b'inyuma batoya kuri mwamubereka iki ntacyo rero bityo mugomba kugeza igihe kwicara gutekereza nk'abantu bakuru ugakora nk'abantu bakuru okay hanyuma iki kibazo ngiye kukibaza Innocent ushize niwe nakibajije ni ukuvuga ngo urabona ari yaciye mu bitari byiza cyane mwanacanyemo mwese kwanza uko habagaho mugiye mutumvikana ugasanga tukana ugasozi ugasanga nawe uhuye n'ibibazo ugiye ku gasozi uri rukanse so guhinduka kwa Sadunda niki byagufashije nkawe cyangwa niki byabafasha mu muryango guhinduka uko ameze kubera ko yarameze yego icyo byafashije byo ni byinshi kuko biragoye cyane kumva ngo ufite umugabo ariko mutari kumwe kumva ngo ufite umugabo ariko we umwita umugabo ariko batakubonamo nk'umugore we yego ariko iyo atuje nka gutya inshingano z'urugo arazikora arubaha umuryango deje no kuba ameze gutya bifitiye akamaro umuryango we n'uwakomokamo nanjye n'uwumukamo yego bifitiye akamaro sinzi unabisobanura gute bitanga amahoro nakwiruka nawe siyiruka mbese no gusenyera umugozi umwe ikibazo kivutse mu kiganiro ukagikemura muri batatu n'ubu ngo nawe muri batatu cyane nawe guterana amagambo nakwitana ba mwana
kandi mbere uko mbere byameze ntabwo ariko ngo biba binameze haba hari ibitandukano byinshi cyane. Yego. Okay. Hanyuma Sadun, kuba uri kumwe n'umugore wawe ndetse n'umwana mutuje, urumva umeze ute? So ikintu cya mbere na mbere kiruta ibyo ni ibyishimo. Ibyishimo kuko rega Yego. baravuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza cyangwa irimbi. Yego. Ariko urugo rwiza rurimo amahoro niryo juru rito burya bajya baririmba. Kabone nubwo nawe ntacyo mufite kintu. Nta burara mwabwirirwa mwakora iki, ariko iyo harimo amahoro ari umunezero. Nta kindi rero kimpa imbaraga. Ibyo nkora aho njya hose, ibyo ntekereza, ibyo ngambirira bikagenda neza, ni amahoro n'umutekano byibera mu rugo iwanjye. Rero urumva ibyishimo ni byo gusa. Ibyishimo kuba narongeye kugaruka mu muryango, kuba barongeye kumfata nk'umugabo mu rugo, ibyishimo nyine bikomeye cyane. Ese muri gushwana musebera mugira mute bagufata nk'iki ikiwerewere nk'ikigoryi uvanga urugo rwawe rurimo abagore ariko bamugane urya cya gihe Innocent kirya gihe yambara ikanzu yabwinjire mu nzu akaryama akamubona nk'umugabo n'agasutiya ariko yinjiramo urumva rero nyine isi nama hari ibihe bijya bigutangaza nk'iyo wenda usubije amaso inyuma ukabona basi binaciyemo byari ibiki wowe ubona gute? ni ukuvuga ngo hari ibihe bigera, hari periyode umuntu ageramo akumva hari yarasaze ngirango. So rero njye nirinda kubiyegereza umutima no kubirebaho cyane. Yego. Nkuko nakubwiye yakomeje kubivuga cyane. Njye mba nshaka kureba aho ngeze, nkavansa ndeba imbere. Yego. Kuko iby'inyuma nyine n'iby'inyuma byaraheze byarashize. Rero nirinda kubitindaho cyane kuko mbaye mbitinzeho cyane hari aho byankomeretsa. Ariko kugira ngo nirinde ibyo byose n'ingaruka zabyo nzirinde, nuko nirinda kubitekerezaho no kubigaruraho umutima cyane. Yego. So hari ibihangano byawe byaciye kuri Manzi Innocent TV, indirimbo yankoze ahantu nshya yitwa nimba yitwa Again. Nagira ngo na Innocent yagitimizemo nk'umwagiteri mukuru. Iriya ndirimbo ibutse iki? Ndahera kuri Innocent. Iriya ndirimbo inyibutsa ngiye ibintu byinshi, niyo nyibonye nibuka icyo gihe mukimeze neza, twari tumeze, ikanyibutsa ko iby'isi n'isi nimuzunguruka, uyu munsi ushobora kuba wishimye ejo ubabaye, kandi ikanyibutsa ko nta joro ridacya. Okay. Hanyuma Sadun, iriya ndirimbo kugira ngo yandike igitekerezo cyaje gute? Igitekerezo nayanditse ari indirimbo nzakoresha muri anniversaire ya madamu. So ariko ndavuga nuko biri kose ntabwo ngiye kuyandika nk'umuhanzi wenda cyangwa nk'umuntu ufite wenda iyo mpano, ahubwo ngiye kuyandikira akantu yane muri studio akore zanezeza umugore. Yego. Ni igitekerezo cyaturutse kabiri, maze gutekereza icyo cya mbere amagambo arizana kuko hari ibihe muba mwaranyuzemo. Yego. Hari ibihe byiza bibi bikingorane mwaranyuzemo, niyo magambo rero agenda yigarura ukandika. So rero ikorwa turi mu bihe byiza, tumeze neza. Anniversaire yaje kuba twatangiye
amatiku n'amahane ariko ntabwo byambujije kuyipafuminga narayipafuminga so rero yari indirimbo stili nawe iracyahari indirimbo uko biri kose nziza yatwaye amafaranga menshi ariko nyine birangira icyo nayipangiye n'ubundi kigezweho nubwo cyagezweho nabi ariko byarangiye kigezweho so ikindi ntabwo wenda nayanditse ari ibintu nubwo wenda usohora ikintu ugasanga gikoze ku mitima ya benshi ariko njye nayanditse nkurikije amarangamutima yanjye ngiye nibereye cyane ko njye ntari umuhanzi ari utuntu nishakiraga turaba gusa nyuma yaho abantu bakomeje kubitsa bati bikomeze ariko mbona sinabishobora birahenze bigize gute ahubwo ikintu ngiye kwikorera ngiye kujya nikorera gospel gusa nizo nazo nishobora gospel nzinyuze kuri channel yitwa Noah 250 kuko byanatangiye ariyo nongeye gusohoraho iri no kuri Mazina Innocent yitwa Mwami tuvubira imvura Mwami tuvubira imvura tuvubira imvura indirimbo yo mu gitabo so iriho rero mazeho iminsi mike nibyo rero natangiye kuri Noah nibyo ndi gutangira kugerageza okay Noah 250 nibyo natangiye kugerageza gukora bikomeje kugera neza nkabona ibicukwa niko muvuga amafaranga najya no muri studio nkakora n'izindi nishyiraho tukanezerwa twese ibyishimo bikaba hanyuma umwami Yesu agahabwa icyubahiro urakoze cyane so reka tubashimire kadugushimire nawe buriya hari igihe kugira ngo mbone Sadunda naciye kuri wowe wakoze cyane ko wamunzaniye rero nawe ajya mu gigane bavangukira nanjye vango wacagenze mama wako mama wako agende wari moto atuyo motoka avuze biki mu modoka wagenze ugiye kugenda wagenze nange nawe okay wakoze cyane Innocent tuzere ko ubutane tubakenera tuzabona tukabaganiriza muzatubona turi ready okay mukore subscribe kuri Manzi Innocent TV ibindi Imana ibarinde.